koko mutabeshye koko mubona ikibazo cy'amoko mu Rwanda cyarakemutse? Ndagusa kugira ngo ukore subscribe ukurikirane cyo kiganiro cyose ugisangize na bagenzi bawe. Mubona cyarakemutse koko? Hari minisiteri yitwa Minubumwe ikaba ishinzwe ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ariko ubu bisigaye byitwa ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, aho iyi minisiteri bishinzwe kugira ngo ikemure ikibazo cy'abanyarwanda kugira ngo babashe kumvikana babane mu mahoro. Ariko nategereje no topic maze igihe nitekereza kugira ngo mbe nayikoraho. Ese mubona iki kibazo cyarakemutse cy'amoko? Kubera yuko murabibona ko tugeze mu kwezi kwa kane, aho habahibuka jenoside yakorewe abatutsi, mubona abana bato rwose bagaragaraho iyo ngengabitekerezo, aho bamwe bavuga ko jenoside yari ikwiriye kuba muzi umwana wabikoze, ibyo mwarabimenye. N'abana bakiri bato bavutse nyuma ya jenoside, ibyo murabizi. Hari n'abantu baba batangira kwica abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakabica. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko ntabwo ikibazo cy'amoko mu Rwanda kirakemuka. Ntabwo tubirebera naho ngaho, naho usanga abantu bitana, umwe turiya ni umukiga, uriya ni umugande, uriya ni umurundi. Ibyo ni ibigaragara yuko mu Rwanda ikibazo cy'ivangura n'uturere ntabwo ari ikibazo rwose kirakemuka. Kiri mu mpapuro rwose cyane kurenza uko icyo kibazo cyaba cyarakemutse. Murabibona nko mu madini, aho usanga abantu basengera hano hantu, ukumva ngo hano hasengera abanyamurenge, ahangaha hasengera bavuye Kongo, ahasengera bavuye Burundi. Mubwire ko ibyo bintu mutajya mubibona. Rero hari icyo kintu ntabwo abantu bakitaho, ndetse hari n'indirimbo mujya mwumva kuri za social media ivuga ngo abatutsi ni beza. Iyo bavuze gutya ngo abatutsi ni beza, bituma abita abo ngabo bita abatutsi bishira hejuru cyane, bakumva bafite ikindi barusha abandi banyarwanda. Ibi rero bimeze nka none nka za ndirimbo mwajyaga mwumva zo bitaga Bikindi Simo, aho yabaga aririmba avuga ngo njyewe nanga abahutu, avuga nyine ashaka kugira ngo akangurire abatutsi kuba bagirira nabi abatutsi. Izo rero ni hate speech. Ibyo bintu ni bibi cyane. Sinigeze numva iyo ndirimbo iyo Minubumwe ibasha kuba yayirwanya, ivuge ko indi ibarengereye. Muzabona no muri za social media mubone abantu bavuga ati jyewe nifite ishema ko ndi iki n'iki, ko ndi umuhutu. Ndavuga ati abatutsi n'abantu bafite bagaciro cyane, n'abantu bega badasanzwe batameze nk'abandi. Ibi bintu byose rero aho biba bituganisha ni ahantu habi, nta cyiza kibirimo, nta kintu kirimo. N'umuntu muzabona afite ibyo bitekerezo bimeze gutyo ntacyo bimaze, kuko ntabwo ushobora kuzajya muri resitora nujya kwishyura ngo bakoze ngo uri bwoko ki, maze bahita baguhera ubuntu icyo kintu ugiye kunywa cyangwa se icyo kintu ugiye kurya. Ibyo bintu rero mwibeshya, murishuka cyane, nta kintu na kimwe biteze kuzaba bibageraho. Iyindi ngingo tugarukaho nanone ngiye kubabwira ijyanye no gushakana. Jyewe rwose ku giti cyanjye nganiriye n'umuntu yampaye ubuhamya, ambwira yuko yashatse umukobwa barakundana rwose bimera neza. Yambwira ko n'uwo mukobwa rwose yamukunze, kwa kundi umuntu akunda umukobwa akaba yamukunda, aramukunda rwose bigenda neza. Ariko nubwo yamukunze gutyo, uwa mukobwa nawe aramwikundira, bajya kumwerekana. Bageze iwabo baravuga ati oya, amujyanye iwabo baravuga ati oya, uyu mukobwa ntabwo ari uwacu. Uwacu ubwo yashatse kuvuga yuko badahuje ubwoko, atari umututsi. Ibyo rero ni ikibazo mu babyeyi bakuru, batuma abana babo batishakira abantu bakundanye nabo, bitewe n'iki kibazo cy'amoko gikomeje kuba ingorabahizi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo si byo gusa, no mu bandi nabo hari n'uwo twavuganye nambwira yuko ariko byagenze. Ajyanye umukobwa iwabo, amujyanye baravuga bati nguyu ni umututsi. Ubwo bivuye ko atari kugirana imibanire neza na ba nyirabukwe n'ababyeyi bo ku mugabo. Ibi rero nanone biba ku bana nanone baba barashatse. Ibyo nabyo murabibona, barashatse bamara gushakana ariko bagashaka ubwoko bwabo butameze kimwe, umuhutu cyangwa se umututsi. Ariko byagira mu miryango bakajya batoteza umwe muri abo ngaho, bitewe n'uko ikintu cy'amoko kikiri mu Rwanda. Nubwo
abantu batabivuga wenda ngo bibe nk'i Burundi aho abantu baba bavuze ati uyu mubare uyu n'uyu. Indi ngingo igiye kugarukwaho nanone ijyanye n'ibijyanye n'akazi, ibi nabyo bigarukaho cyane nubwo tutarabikorera ubushakashatsi, ariko dushobora kuzabaza abantu bacu batubarize neza cyane. Nuko mu nzego zitandukanye hari mu bigo bikomeye cyane, ibigo rwose bitajya bikandagirwamo n'ubwoko bw'abatutsi, haba hibereyemo no mu bwoko bw'abahutu haba biherereyemo abatutsi cyane, aribo bafite umubare munini cyane. Abandi bo rwose bakaba ari bake cyane, cyangwa se akaba yaje bitewe n'uko ari umuhanga cyane, cyangwa se afite ubumenyi abandi badashobora kuba bafite. Nta kundi bishobora kuba byagenda. Ibyo rero bigatuma abantu bibaza bati se koko ko twari tuzi yuko ngubu turi mu gihe cy'ubumwe n'ubwiyunge, cyangwa se ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, ese koko ibi bintu byari bikwiriye? Murumva ko izo ni segiteri zitandukanye nagiye mbabwira. Nababwiye mu bijyanye n'abajya gusenga mu nsengero, nababwiye mu bijyanye n'akazi mu mirimo itandukanye, mu bigo bitandukanye aho harimo ubwoko runaka. Nababwiye mbega mu buryo abantu bashakana aho none ibyo bintu bigikora cyane. Hari n'umuntu ubu ngubu uri kudukurikirana wibaza ati se koko ibi bintu nibyo? Ese nibyo koko? Ko barareka umuntu dukundana mukunda kubera ko afite ubu bwoko ubu n'ubu? Ese ibi bintu koko birakwiriye koko ku banyarwanda? Byari bikwiriye ko dukomeza kugira imico imeze gutya? Mumbwire muri comment, mugire icyo mubyandikaho, mumbwire uti kuko birakwiye cyangwa se ibi bintu ntabwo byari bikwiye. Mubyandike, murebe ikiganiro cyanyu cyose, kuko iyi video ndi gukora nayitekerejeho cyane, numva ko ngomba kuyiha abanyarwanda bakayikurikirana cyane, kuko politike y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ni ikintu leta yashyizemo imbaraga, dore ko hari na minisiteri yitwa Minubumwe, bivuze ko ari ngombwa yuko abanyarwanda biyunga. Ariko rero nanone ubwo biyunga uko byagenda kose, icyo kibazo kiracyagaragara ahantu hagiye hatandukanye. Hari n'umugenzi wacu watwangiye atubwira ngo muri za NGO aho nanone bigaragara yuko haba hari nimba tuvuge NGO ari y'abantu yarashinzwe n'abahutu, ubwo nibo baba barimo bonyine gusa, nta wundi muntu ugomba kuba urimo. Icyo kintu rero kiracyari ikibazo gikomeye cyane, kubaza ngo umuntu ngo yavuye he, yaturutse hehe, n'uwa hehe. Hari n'utaratinye kuvuga yuko no mu gisirikare rwose ibyo bintu bihari cyane, ko hari ubwoko cyane buba bwiganje, hari ubwoko bw'abatutsi cyane ku myanya cyane myiza cyane, keretse bano basirikare baba bagiye kurwana ahakomeye cyane, nibwo wenda haba harimo kuvanga abantu batandukanye. Ntabwo ino video iri kuvugama ivuga ngo bano nibo dushima, aba nibo tugaya, ahubwo ino video icyo igamije no kugira ngo twijore, twirebeho twebwe abanyarwanda, tumenye ngo ese koko ko tuzi neza yuko ivangura n'amacakubiri byatugejeje ahantu habi, koko ibyo bintu birakeneye. Kuko kugira ngo uzamenye yuko ibintu by'amoko ntacyo bimaze, uzagira ikibazo, nugira ikibazo uzaba wifuza umuntu ugikemura. Tuvuga ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cyo kuba nta mwenda ufite, ikibazo cyo kuba nta utariye, uzaba ugikeneye kugikemurirwa na muntu wari wese. Ntabwo uzabaza ngo ni umuhutu uri bukinkemurire cyangwa se ni umututsi. Uzaba ukeneye kugira ngo ikibazo cyawe gikomere. Ikibazo igihugu cyacu cyagiye gihuramo jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone haracyarimo ibibazo bikomeye cyane by'ivangura n'amacakubiri. Byakabaye byiza dufata umwanya wo kugira ngo ibi bintu tubireke, na leta ikavugisha ukuri, igahita inenga buri kintu cyose kigaragaza amacakubiri n'ivangura, ikabigaragaza bitari mu mpapuro, ko mu mpapuro no mu mategeko byo babirimo nta kibazo, ariko babikwiye kugira ngo bibe byabasha gushyirwa mu bikorwa. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayongozi TV, ukurikirane bino biganiro byacu,
kandi ukirebe ikiganiro cyacu uherereye mu migabane itandukanye, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi, muri Australia. Kurikirana ibiganiro byacu ubirebe, ubisangize n'abandi bantu bose, utubwire nawe icyo ubitekerezaho. Murakoze cyane, ndabakunda.